umukwe wemewe turabinywera umukwe wemewe n'amategeko wumva adasaba ko yagiye amatsiko bitugenda mbere bigenze bite numva nagiye arambaza ndasubiza nitwara neza twari natumaga mu make meze gutya ndamubwira ni rwose birumvikana n'abatunguye n'abatunguye bari bagaterera byari ntabwo namuyindukanye akajya basaniye kuba mpindukanye yumva bibereye iyo ureba ko muyibereye cyangwa na twashaje cyangwa umuntu ubikamera ntabwo ibyo mbizi nasana kujya kumubaza ngo uri umukire urebye mu maso yambaje ahubwo yambaje mu muriki bavuze avuga ni akazi gasanzwe oya nahise mwemeza nabyo umututuru bahita bamusura mu mututuru bambwiye ngo ni umuntu ukora ibintu byose nakabitse mu mutwe ariko bari ukuntu yakubonye n'ukuntu bazese avuga ati ese si twakubwira kandi se aho ukora iki mu buzima busanzwe mu iki mu buzima busanzwe ndabona ndi umututu ndi umututu niyo mu rugo nyine mbona wahindutse witaye cyane sidika nagombaga kwitegura mvaga mushaka nyine nshaka gusa tukaba turi kumwe mbese ni ibisanzwe iyo mu rugo tugiye abantu wese ugiye kubona umushyitsi ntabwo witegura ntabwo ati ni ibisanzwe sinduki ko numva turi ku mpande soso bigenze bite turatuzi nyine ntatwuzi yose wahumirisha ese ko mbona wahunze cyane none sinzi nanjye ndumva nagukunze cyane wowe urumva bisanzwe aho uri kuntungura tu nishyibuto urabiwe se ko mukunda mba bikinira ntabwo mba ndi gukina mba ndi sena tuzobantu dusha tuyibwira mbona wahindukanye tu gute ko mbona nzi ukicara ari hicara tukaganira wabaye wamaze iminsi utaza kundeba ubwo mbi make n'urukumbuzi yego ntabwo rwashira nkora ikintu rushira urakoze kunyibutsa njye nsanga ushatse kuvuga iki ushatse kuvuga mu mututuru tutu yanabaye kuvuga hene wari ukugana n'umuntu ukabona yakwishima abonye yakwishima nta kibazo reka njyewe ndashimishije ndi ndashimishije kamashima agizwe mu mutima wanjye ibindirimbi ibihumbi narindi jambo nshaka kuvuga usibye rigushima ndanyuzwe mu mutima wanjye ibindirimbi ibihumbi narindi jambo nshaka kuvuga usibye rigushima uwiteka nje imbere yawe wongera unyumve mfite byinshi byo kukubwira ariko reka mpitemo kimwe suko amarira yashize suko ibibazo biragiye
bisanzwe. Ufite akazi se? Kanitahira ubu. Pasi ariko waruje kutuyoboye tugenda. Ahubwo kwinariye. Hino hari mu kazi. Gusa sanze hano. Kigutwaye iki? Reka ngenda ubu. Iki ni igihe umuhamagara ntaho mubaza. Ntabwo yasanzwe yesi. Ariko mukanya ndagenda. Izo rero mbwiye kiragiye. Ko yasi iki? Ntabwo zakunda. Kikujya mutwara tujye ukora ahandi hantu. Niba utinya kwe. Birakomeye isa amaherezo y'ibintu. Bikomeje ibintu biroroshye. Ni n'amaherezo Uko gikomeza ibintu. Ni amaherezo y'ibintu n'ayahise so. Ibihise. Ibi turimo. Ndashaka umukunzi. Ndashaka wowe. Ndi uw'abandi. Bandi. Abandi ite? Byanditse ku mutima waje. ko ntacyo ndi kubona. Ese wagezeyo? So kuri kwajyana ariko ni kuri nyine. Kurubaka ubimenye ahubwo ukabangendera kure washizemo nka metero hano. Metero se ziri iki? Ko tutari muri covid. Bayi rero. Ariko si ukubeshya ushaka gutakara. Ko ngiye nkigukeneye. Ariko nanjye nta kintu nzakora nitekereje kandi wampamagaye naje reka nanjye mfata none waruje kundeba se ugahita ugenda cyangwa ushaka twabonye kuganira ntituganiriye ndakubonye uransuje ko ntabwo tuganiriye ndi umukwe wemewe turabinywera ndi umukwe wemewe n'amategeko wumva adasaba ko yagize numva nagiye ahambaza ndasubiza nitwara neza nahitumaga mu make meze gutya narimubwira ni rwose birumvikana n'abatunguye n'abatunguye ibyo byari bimuwe kandi bavuga ko ntabwo namuyindukanye akajya basaniye kuba mpindukanye iyo mba bibereye iyo ureba ko muyibereye cyangwa na twashanze cyangwa umuntu ubikamera ntabwo ibyo mbizi nasanga kujya kumubaza ngo uri umukire urebye mu maso yambajije ahubwo yambajije mu muriki bavuze ndavuga ni akazi gasanzwe kandi oya nahise mwemeza nabyo ndi umututuru bahita bamusura mu mututuru bambwiye ngo ni umuntu ukora ibintu byose nakabitse mu mutwe ariko bari ukuntu bakubonye n'ukuntu bose bavuga ati ese si twakubwira kandi se aho ukora iki mu buzima busanzwe mu iki mu buzima busanzwe ndabona ndi umututu ndi umututu niyo mu rugo nyine mbona wahindutse witaye cyane none sidika nagombaga kwitegura mvaga mushaka nyine nshaka kuza tukaba turi kumwe mbese ni ibisanzwe iyo mu rugo tugiye abantu wese ugiye kubona umushyitsi ntabwo witegura ati ni ibisanzwe sinunduki ko numva turi ku mpande soso bigenze bite uratuzi nyine ntatwuzi yose wahumirisha ese ko mbona wahunze cyane none sinzi nanjye ndumva nagukunze cyane wowe urumva bisanzwe ari ibisanzwe aho uri kuntungura tu nishyibuto urabiwe se ko mukunda banumva bikinira ntabwo mba ndi gukina mba ndi sena tuzabana dusha urazi ikindi ko nawampindukanye tu gute ko umuntu nzi ukicara ariya hicara tukaganira wabaye
wamaze iminsi utaza kundeba. ubwo mbi nta kintu urukumbuza. Yego. Ntabwo rwashira. nkora ikintu rushira. urakoze kunyibutsa njye nsanga iki se kandi ushatse kuvuga iki? ushatse kuvuga mu tuturabu tudo yanabaye yari yarihinnye kuvuga hene ndetse niba ari ukuvugana n'umuntu ukabona yakwishima abonye yakwishima nta kibazo. reka njyewe ndashimishije mane hakurya icyo ndi ndashimishije kabashima agizwe mu mutima wanjye ibindirimbi ibihumbi narindi jambo nshaka kuvuga usibye rigushima nanyuzwe mu mutima wanjye ibindirimbi ibihumbi narindi jambo nshaka kuvuga usibye rigushima uwiteka nje imbere yawe wongera unyumve mfite byinshi byo kukubwira ariko reka mpitemo kimwe suko amarira yashize suko ibibazo biragiye umutima unyuzwe. ufite akazi se? reka nitahiraho pasi ariko waruje kutuyoboye tugenda ahubwo kwinariye nawe yari mu kazi gusa asanze hano kiragutwara iki? reka ngenda iki ni igihe umuhamagara ntamubaze ntabwo yasanze yesi ariko mu kanya ndagenda izo rero mbwiye kiragiye ko yasi iki ntabwo zakunda ugiye kujya mutwara tujye ukora ahandi hantu niba utinya kwera birakomeye isi amaherezo y'ibintu bikomeje ibintu biroroshye ukajya ukomeza ibintu ni amaherezo y'ibintu n'ayaherezo ibihese ibi turimo ndashaka umukunzi ndashaka ndi uw'abandi bandi abandi ite byanditse ku mutima waje ko ntacyo ndi kubona. ese wagezeyo? isoko uri kwajyana ariko uri inyuma kurubaka ubimenye ahubwo ukaba ngendera kure washyizemo nka metero hano. metero se ziri iki? ko tutari muri kovide. bayi rero ariko si uko ushaka gutakara ko ngiye nkigukeneye. ariko nanjye nta kintu nzakora nitekereje kandi wampamagaye naje reka nanjye none waruje kundeba se ugahita ugenda cyangwa ushaka twabonye kuganira uje ntituganiriye ndakubonye uransuje ko ntabwo tuganiriye